Mwongeye kumererwa neza abakunzi ba Gikundiro TV. Nk'ibisanzwe rero turabasuhuje ndetse tubashimira cyane mwe mwamaze gukora subscribe. Niba nawe utarakanda subscribe, kanda subscribe urekeraho gucikanwa n'inkuru zacu. Kanda subscribe ndetse unyeganyeze inzogera kugira ngo ukomeze ubane natwe mu nkuru zacu za buri munsi. Nkuko mubizi channel yacu yitwa Gikundiro rero, uyu munsi twaba tugiye kubagezaho amabanga umukobwa abika paka apfuye. Ni ayahe mabanga umukobwa ashobora kuguhisha igihe yatangiye gukundana nawe musore? Ayo mabanga tugiye kuyabavira imuzingo. Ingingo ya mbere, ngo burya umukobwa ntashobora kukubwiza ukuri ku batipe bose baba barigeze kumuteretaho igihe nawe waba watangiye kumutereta. Aho ngaho arakurerega cyane kugeza naho abikwibagiza, kuko ntabwo bashaka ko akuganiriza ku buzima bwe bwahise, cyane cyane ku batipe baba barigeze kumuteretaho. Irindi banga umukobwa adashobora kukubwira nubwo yaba agukunda gute. Burya ngo umukobwa ntashobora kukubwiza ukuri ku batipe bose yaba yarigeze kuryamana nabo nubwo yaba agukunda kajana. Ntiyakubwira ngo yaryamanye n'abatipe runaka. Iryo naryo ni ibanga ashobora kubika akazarigwaho mpaka. Irindi banga umukobwa ashobora kuba akuzi ariko akariguhisha cyane. Burya ngo umukobwa murimo gukundana, niba warigeze kumubwira ko mbere wari ufite inshuti yari nziza cyane, cyangwa se wari ufite umukunzi wawe w'umukobwa mwiza cyane, burya ngo arabifuhira cyane ariko akabigira ibanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko aba yumva ko wigeze kugira umuntu mwiza wakwitagaho, akumva ko yakabaye ari we wakwitayeho wenyine mu buzima bwawe bwose, kandi ibyo biba byarabaye mbere y'uko we aza mu buzima bwawe. Burya ngo abakobwa benshi baba bafite inshuti zabo cyangwa se abandi bakunzi babo bita aba best friend. Burya ngo iyo urimo gukundana n'umukobwa, aba afite umu best friend we abwira ibyawe byose. Ibyo mwaganiriye byose burya ntabwo ari wowe ubibwira wenyine, aba afite undi ari bujye kubibwira. Ariko n'iryo ni ibanga adashobora kukubwira uko yaba ameze kose, arabiguhisha cyane. Irindi banga umukobwa atsimbararaho cyane iyo murimo gukundana cyane, iyo muri gukundana nawe, burya ngo aguhisha igihe umaze igihe kinini mumenyanye umutereta ariko nta kintu kizima umubwira. Aguhisha ko ashaka kubivamo cyangwa se ashaka kukureka. Ibyo nabyo arabiguhisha cyane kuko aba abona urimo kumutera umwanya we, kandi aba afite wenda ibindi yakitayeho. Biba bisaba rero ngo niba urimo gukundana nawe, wenda umubwire ikintu cy'ingenzi cyane kuruta uko wenda waguma kubiceceka, kuko uko ubiceceka cyane nawe niko aba atekereza kubivamo. Icyo gihe ashobora kurugusigamo. Irindi banga umukobwa ashobora kuguhisha cyane kandi arikora cyane, burya ngo iyo yamaze kugukunda aguhisha ko akuneka cyane, aba ari spy inyuma yawe, kuko aba akuneka cyane kuri social media ukoresha. Iyo abonye n'urwaho rwo kuba yafata kuri social media yawe, aba akeneye gusoma message z'abantu bose muba mwarandikiranye. Ariko ibyo nabyo arabiguhisha cyane kuko ntabwo aba akeneye ko wowe wamenya ko arimo kugukurikirana, kuko aba yumva ko ari ubuzima bwe ku giti cye. Ariko ibyo nabyo ni ibanga ashobora kuguhisha kugira ngo utamuvumbura. Komeza ukande subscribe niba utarakanda subscribe, ndetse unyeganyeze inzogera kugira ngo ukomeze ubane natwe Gikundiro TV, tubagezaho inkuru nyinshi zitandukanye kandi z'ubwenge. Kanda subscribe kuri Gikundiro TV.